nyine numva ashaka kwitahira mana yanjye irungu riranyica nabaga mu kizu cyanjye nyine umugabo wanjye adahari nawe ari mu kindi gihugu nawe ndi mu kindi nyine n'ibintu kuryama nararaga inzu yose nakije amatara kubera ubwoba avuga ati ubu ngubu wasanga hari nk'umuntu harimo umuntu wanyitsindye wenda amanutse hasi nsohokanye nk'imyanda akihisha akaza kunsanga akaza kuniga nijoro wenda atanakunda abirabura bikinono nkavuga ati wasanga abandi bakavuga ati iki kirabura nyine urumva ntabwo wakundwa n'abantu bose probably nyine uratekereza ukavuga ati ubu ngubu nta bantu barimo batankunze batanyishimiye hafi aha bashaka kungirira nabi none uri nko kuba mu nzu ya wenyine gutyo irungu riragenda rirankubita rirankubita none numva isi nguyeho nkaza numva ntazi ibyo ndimo wumva sinzi nyina n'undi nkibaza ubundi ubu wakisubira mu rugo ndabasuje cyane mwese nizere ko meze neza kuko nkora mbifuriza abari ku mugabane wa Afurika abari ku mugabane wa Aziya Uburayi Amerika Canada na Australia ndabasuje cyane mwese ndabahobeye amahoro y'Imana akomeza abane namwe nkuko nkora mbifuriza. So welcome back to my YouTube channel Beyond Borders Media again. So mbere na mbere nkuko nkora mbigenda muje gushimira abantu mukora subscribe like comment na share ku ma videos yanjye hari haciye iminsi nanone mikeya nta kantu mba aratangiye kwingata ariko kuko kudahirutse kugira ikintu tubwira. So umunsi rero naruhutse ndavuga ngo ndihuse nyine njyana umwana ku ishuri vuba ndagenda hagati reka nze nganiriza abashuti abakunzi banjye bo kuri YouTube. So ncenda hagati ariko ubundi reka musangize ibintu byambagaho nkigera i Burayi nyine ni nk'agastori nshatse kubasangiza ushaka uri kubicamo cyangwa warabiciyemo. So uzandika muri comment utubwire cyangwa ufite gahunda yo kuza vuba ibi bintu bizakubaho nta hantu uzabicikira. So rero ukuntu bimeze nyine nkihagera nari mfite amatsiko nyine murabyumva ariko byari byiza. Anyway nakiriwe neza baba gukunze nyine uharawe uri umwamikazi nakiriwe neza pe nta kintu na kimwe navuga namisinze mu kwakirwa kwanjye. Famiye yafashe neza nyine y'umugabo inshuti abaturanyi byari byiza pe nkabona nyine kabisa ubuzima nubwo ariko naje ntekereza nyine ndavuga ati okay ubwo ngiye Burayi vuba nako sinaje vuba naje ntinze naje maze amezi 11 narasezeranye ibyangombwa byaratugoye ariko ndahagera. Abantu muzi story za kera kuri za video zanjye muzi ukuntu byangoye muzi ukuntu no kuhagera byagoranye kubera ko kugenda ntakara mu bibuga by'indege ariko nyine Imana yaramfashe ndahagera. Ariko abantu biwacu baravuga simba nshaka kubisubira ibintu mwavugaga ariko guys Imana yaberetse ko atari umuntu nshaka kubivugaho ariko namwe murabizi ibintu mwavuze bamwe nibabona iyi video bazabimenya ariko Imana ntago ari umuntu. Twe abantu dutekereza ibyacu ariko Imana ifite plan ndende ku muntu niyo mpamvu atari byiza kugira ikintu na kimwe uvuga ku muntu. So rero naravuze ati ubwo ngiye Burayi nkangiye icyo nzi cyo habayo ama opportunities menshi. So naravugaga rero ngo izo opportunities ibintu nabwo ari tekerereza ngiye kugenda nzikoreshe nshaka akazi nkore vuba nkorera ibifaranga ubundi muri mushinga koko kahari ariko nyine ibintu umuntu abatekereza abari byinshi mu mutwe uko nabitekerezaga ariko nabibonye nkihagera nyine ubwonko bw'abantu babaga banshagaye bankunze bamba hafi bamutugift bansura buri munsi nyine mu rugo hahora
aho batansuye bakanyimvayitinga nyine nkajyayo kubasura, bakantumira ku maranch, ku madine, tugakora amabarbecue kuko nagezeho nyine hariyo ikirere cyiza. Nkabona yiruzira ari ubwo nkumva narunga. Guess what? Nyine igihe cyarageze abantu baba busy basubira mu mirimo, cyane ko narahageze mu gihe cya Pasika, abantu bari muri vacances nyine mu biruhuko bitandukanye, abantu basubiye mu mirimo sasa. Dore kugira irungu sasa noneho nangira kumva mbaye ntazi ukuntu mbaye, nkumva neza umuntu ufite akadepresiyo. Irungu rikanyica ngatangira kwibaza ubundi ndaho ndi gukora iki, ubundi nyine numva ashaka kwitahira. Mana yanjye irungu riranyica, nabaga mu kizu cyanjye nyine umugabo wanjye adahari, nawe ari mu kindi gihugu nawe ndi mu kindi, nyine nibana. Kuryama nararaga inzu yose nakije amatara kubera ubwoba, avuga ati ubu ngubu wasanga hari nk'umuntu harimo umuntu wanyitsimbye, wenda amanutse hasi nzokanye nk'imyanda akihisha, akaza kunsanga, akaza kuniga nijoro, wenda atanakunda abirabura bikinono, nkavuga ati wasanga abandi bakavuga ati iki kirabura. Nyine urumva ntabwo wakundwa n'abantu bose probably, nyine uratekereza ukavuga ati ubu ngubu nta bantu barimo batankunze, batanyishimiye hafi aha, bashaka kungirira nabi, none uri nko kuba mu nzu wenyine gutyo. Irungu riragenda rirankubita, rirankubita noneho numva isi nguyeho, nkaza numva ntazi ibyo ndimo, nkumva sinzi nyine ahantu ndi, nkibaza ubundi ubu wakisubira mu rugo, nyine numva ashaka kwitahira. Mana yanjye irungu riranyica, nabaga mu kizu cyanjye nyine umugabo wanjye adahari, nawe ari mu kindi gihugu nawe ndi mu kindi, nyine nibana. Kuryama nararaga inzu yose nakije amatara kubera ubwoba, avuga ati ubu ngubu wasanga hari nk'umuntu harimo umuntu wanyitsimbye, wenda amanutse hasi nzokanye nk'imyanda akihisha, akaza kunsanga, akaza kuniga nijoro, wenda atanakunda abirabura bikinono, nkavuga ati wasanga abandi bakavuga ati iki kirabura. Nyine urumva ntabwo wakundwa n'abantu bose probably, nyine uratekereza ukavuga ati ubu ngubu nta bantu barimo batankunze, batanyishimiye hafi aha, bashaka kungirira nabi, none uri nko kuba mu nzu wenyine gutyo. Irungu riragenda rirankubita, rirankubita noneho numva isi nguyeho, nkaza numva ntazi ibyo ndimo, nkumva sinzi nyine ahantu ndi, nkibaza ubundi ubu wakisubira mu rugo. Gusa nyine abashuti bamwe na bamwe babaga bampamagara kuri telefone, nyine tukaganira mu rugo, nyine abantu bamwe na bamwe bakanganiriza. Social media zari zihari, ariko nyine ntabwo twazikoreshaga cyane, biri too much ku buryo wavuga ngo ni nk'ubu. Nyine social media zirahari ni nyinshi, tuba tuziriho tukazihugiraho mu gihe umuntu abonye umwanya. Ariko icyo gihe umuntu yabaga afite umwanya, nyine nabaga mfite umwanya nyine kuva mu gitondo kugera nijoro, nta kindi nyine nakoze uretse wenda guteka, nkarya, ngakaraba, nyine nkihitaho biraho, ariko nta bindi nyine nabaga mugiyemo. Nta mwana nabaga ndi kumwe nawe ngo nkipinge busy, nta kazi mfite, nta nshuti nyine nyinshi nakoze, uretse guhura n'umuntu mu nzira nkibuka ko namubonye yadusuye cyangwa twamusuye tugasuhuzanya, ariko suhuza koko mvuga ibiki, ko nari nzi nyine kuvuga good morning mu gikroate no kuvuga amakuru mu gikroate, nari kindi nari nzi nyine. Ubwo nuko nasuhuzaga bigahita birangira. Uwashakaga kunyemvayitinga nyine nk'umugabo wanjye dahari, yaramuhamagaraga akabimubwira, wakambwira kuri telefone akabimbwira, nyine nkazahajya. Kaze baramukazi hajya mbere abana beza, muri weekend barazaga ko bose weekend ntibakora, bakaza nyine bakantwara tukagira abantu wabo tugateka, bakanyereka nyine utuntu tumwe na tumwe uburyo baduteka. Ntabwo nari mbizi nyine, ni style ntari menyereye. Bakabinyereka tugateka tukabisangira, undi akaza kwisubiza iwacu. Nta nubwo ari kure, ariko nyine bo nyine barantwaraga nta kibazo. Ariko ubundi indi minsi ubwiye babaga nyine bari ku kazi, mva
narakubitikaga nyine nkumva irungu riranyishe pe, nawe ushaka uri naha ukumva nyine irungu rirakwishe, ukumva nyine byagucanze, utaramenyera ikirere, utaramenyera igihugu, nta nshuti urahagira, nta famiye kuri hafi, ukumva nyine umeze nyine ufite ibibazo byinshi gutyo, uri kwibaza ukumva wanitahira. Ariko nakubwira ngo komera, ibi bintu bigeraho nyine bikagira iherezo, ukamenyera kabisa, ukametiriza igihugu, ukametiriza ikirere byose. Anyway nyine Croatia ntago nabeshya ngo narayimetirije cyane, kuko nahamaze amezi make ndahava nza hano muri Ireland. Ariko no muri Ireland naho nabwo nuko naho nari nje gukora ubuzima bushya. Yego wenda nari nsanze uwo mugabo ahari, tumenyeranye, we tuziranye, tumenyeranye nyine, tukaba ari we turi kumwe akenshi, ariko urumva adahari ari ku kazi, nagumaga mu rugo nkumva noneho isi yanguyeho, nta muntu n'umwe mfite, mbese nkumva yere ntago biryoshye, kugeraho nicaraga nkarira neza, nkarira noneho we nyine ngeze narariraga, agataha agasanga byanze, nkarira nkamubwira ati njyewe rwose nditahiye. Se utashye ngiye mu rugo hese? Nkamubwira ati muri Afurika nyine kwa mama. Agahita ambwira ati ariko se akambwira ati mu rugo ni hano, ugomba kuhamenyera, hano ni mu rugo. Nuko atumva ikinyarwanda yaza akabivuga, namutesheje umutwe mu mezi ya mbere. Nkamubwira ati ngenda ndatashye, kugeza aho yabonye nyine ko irungu rishaka kuba rinyica, ahita ashakira akazi ko gukora ntahembwa nyine muri Charity. ndagenda niho nahereye njya gukorayo nyine. Nabwo urumva ko akaba ari Charity shop, nakoraga amasaha make yakurumva ntago bamembaga, nakoreraga for free. Ariko yaranambwiye ati ibintu ndi kugukorera biri bugufashe kumenyera gukominika n'abantu, improving English yawe. To be honest, ntago nyine uza ufite icyongereza kiri kuri standard ku buryo uri bukominikane n'abongereza mukumva. Reka iminsi ya mbere baravugaga, kubera ukuntu bavuga biruka, nkumva sindi kubumva, ngahita mupusha nkaho ati wowe genda ubabaze ibintu bari kuvuga, ugaruka umbwire nta kibazo. Kuko we nyine urumva yararizi neza ko kuvuga birukanka bingora, akaza nyine akambwira slowly by slowly, nkamwumva we twarumvanaga. Ariko abandi sinabumvaga. Arambwira ati rero no kugira ngo bijye bigufasha uve mu rugo utagira irungu, unimproving icyongereza cyawe, ngiye kwishakira akazi muri Charity shop, ugende ukoremo udahembwa nta kibazo. Hari hafi yo mu rugo, imbere yo mu rugo rwose. Ngenda nyine ngakora, agaruka. Ariko n'ubundi still nkumva irungu riranyishe, nkumva nikumburiye mu rugo, nkumva nkumbuye nyine inshuti zanjye, nkumva nkumbuye kujya kurya umutaraso kwa Rubangura, nkumva noneho sinzi nyine nkumva wapi. Aho ati nyamara ngenda ndashaka gutaha. Umva nari naramuzengereje kugeza ubwo naje kubona akazi. Bonye akazi nyine ibyangombwa byose bibaye tayari ku buryo ushaka no kujya mu kazi. Imana yabanye nanjye pe, nabibonye ariko wa gatanu kwa mbere mbitangiye gukora interview, bahita banama akazi nyine. Sinshaka kubyibagirwa. Mbonye akazi kankipinze busy, nkaza nkora nyine 5 days per week. Noneho kankipinga busy, numva byibuze ndorohewe. Byagera nabo bakamamagara umunsi wa gatandatu akambwira ati ushaka gukora extra shift, naye atavuga ati mva ahubwo ndaje manager we ndaje. Gatangiye yo ngakora amezi ya mbere kabisa, narakoze nanjye kabisa, ngati kabisa muhadi wa koko. Nyine narakoraga kuko numvaga kujya ku kazi ari byo binkipinze busy kurusha kuguma mu rugo nirirwa mu nzu nitekerezaho, ndeba televiziyo, nkarya nkarambirwa, ngamva nkijyana hanze nta muntu turi kugendana, nimba umugabo ari mu kazi ndi bugaruke njyenyine. Nkumva byandambiwe pe. Noneho hita wibaza umuntu uza none wari umusingo, wenda tuvuga ko agata moro wenda kabaga gaciyemo umugabo adahari, niho nagiraga n'utwo tubaza. Ariko yazaga byarorohaga, naho afite umuntu turi kuganira. Ariko nyine urumva iyo ubonye akazi ukakajyamo uroroherwa. Ntajyaga mu kazi rwose nkumva ndatuje, naza mu rugo nyine wumva ko ari amasaha yo kuza mu rugo nkaruhuka, gatani nyine tugateka tukarya vuba vuba tukaryama, nkumva nta kibazo, bugacya nkasubira mu kazi kanjye.
korona ihitiza sasa ije none ndongera nicara mu rugo andi mezi 3 gusa aho nyine wenda nabaga ndi kumwe n'umugabo twara walking around abantu bambwiraga ati bugiye kuzajya uri gushwana n'umugabo ati umuntu ari kumwe n'umugabo buri munsi barafightinga ariko ashima Imana ntabwo twigeze dufightinga muri corona aba twigeze dufightinga nabamubeshyeye Imana yo mu ijuru izamuha ijuru abo twigeze dufightinga ahubwo yiwe twabaga twikundaniye turi gutembera anyereka umujyi anyereka ibice byose kunari nagize mu kwa 9 muri 2019 ntabwo abantu bose nari gutamamenya ariko 2020 ntabwo nyine byaga byemewe ko muva mu mujyi umwe ngo mujye mu wundi yanyerekaga hafi aho mu mujyi nyine ahantu mushaka walkinga n'amaguru niho twagendaga tukagaruka rwose ariko corona nayo nyine ijemo urumva twabaga turi kumwe ariko still numva ndacyafite akantu ko gukumbura iwacu numva nyine nataha ndamuzengereza ariko akagerageza nyine wakankipinga busy akagenda creating utuntu turaza kumfasha hanyuma rero corona ivuyemo nisubira mu kazi kanjye nanone nongera kumva nyine ko hari ibintu binkipinze busy nkajya mu kazi nava mu kazi nkaza mu rugo kuruta urimo afite umuntu tuvugana mu rugo nyine ayo masaha mageze ngeraho noneho ndanatwita urugendo rwo gutwita we ntabwo rwari rworoshye abantu mubishaka ko nzababwira urugendo rwanjye rwo gutwita muzabyandike muri comment bibabwire nyine natwise by the way ndatwita urugendo rwo gutwita ndarukora nk'abandi babyeyi nyine amezi 9 ndayakubita ndangije umwana ndamubyara maze kubyara n'ubundi nabwo ngira nyine ikintu kimeze nk'akadepresiyo kubera kudasinzira umunaniro utwana tw'uduhinja turira nkaya numva none mana yanjye mporananiwe mporana ibitotsi bidashira noneho nyibyara numvaga wagira ngo ni nk'isi imwe bankuyeho banshyira ku yindi si numvaga atari njye wari uwundi muntu wundi mushyashya sinzi ko abandi bamama biyumvayo babyaye anjye nyine numvaga atari njye ari uwundi muntu bahinde bamushyira muri njye baramufata baramwimura bamujyana ku yindi si so rero ntabwo byari byoroshye duhinja turarira umwana yarandiranaga nyine umugabo niwe nari mfite hafi turatwitana turabyarana nyine niwe wambaga hafi mu rugendo rwanjye rwo gutwita ndinda mbyara turi kumwe niwe wanyitayeho niwe wanekeraga ariko byari byo kuvuga ngo umubyeyi wabyaye mu Rwanda ngaranywa ngo ibikoma ngararya ibitoki by'agatogo ngo ararya amasombe ibyo nibimbaze umuntu wanjye ni yarazi kubiteka cyakoze yantekeraga amasupu asanzwe yinaha nyine y'ama vegetables amanyama ibintu nk'ibyo ariko biba biri test biraryoha nabyo nyine narabiryaga ariko Imana yaramfashe nyine nkabana n'amashereka ndiyongereza umwana wanjye ndamwonsa kandi ngakomezanya no ku kazi nyine maternity leave irangiye nasubiye mu kazi kanjye bisanzwe ariko kagahe bari bamaye amezi 7 yo kwicara ako gahe n'uruhinja rero sasa ariko umugabo wanjye twagumanye amezi 2 n'ibyumweru 5 ahari yasubiye mu kazi umwana areba abona ako gahe nta kibazo cyane nari mfite ariko subiye mu kazi ngasigara mu rugo nyine Yesu we numvaga ntazire umwana akarira kwirirwa mu rugo nyine umva mana yanjye ntabwo biba byoroshye ariko ubu ngubu ndashima Imana bya bintu byose numvaga nyine by'imihangayiko gukumbura yego nyine ndakumbura na muntu ndakumbura iwabo ariko ntabwo bikiri too much nka kera byari too much ku buryo n'umushyitsi wese wadusuraga umugabo yahitaga avuga ati umugore aranze yegereje asigaye rwabwira ngo tugende ngo ashaka gutaha iwabo n'ibiki nyine pe kubimenyera byarangoye noneho imbeho yendaga kugica ariko ubu nyine naramenyereye gusa nyine morana amagripe rimwe na rimwe abantu banzi arigemba nasaraye kubera amaweda ako nyine nariyakiriye ndabimenyera ariko hagati aho ubu nta kibazo mfite nyine umwana yarakuze ankipinga busy akazi ndakora n'ubundi full time akazi kankipinga busy nkajyana umwana ku ishuri nkajya kumukurayo nkaza tugakina nkamwentetininga tugakina nawe kugira ngo ataba bored ko nta wundi mwana uri hano bakina nkamwentetininga
rimwe na rimwe nabona time nkaganiriza aba friends, nkajya kuri social medias. Ubu ngubu kabisa nkunda TikTok, bandiyo tukaganira, nimba hari umuntu uri kuri live tuziranye nka joininga, nkajya tugatera ama story cyangwa nanjye nkayifungura whatever, abantu bakaza tukiganirira. Nyine bikaba byiza. Indi time mfite nkaganiriza famille yanjye, nkaganiriza inshuti ku matelefone. Nyine pe nariyakiriye situation nayinjiyemo neza, ariko to be honest njyewe rwose sigiye kwiyemera, naga numva bitameze neza, nkumva nyine ntago ndi kubyiyumvamo, nkumva ndashaka gutaha iwacu, nkumva nyine hari ikintu kimpushinga kwitahira, nkumva wapi, nawe nyine narabyishimiye. Urumva rero iyo ukihagera bwa mbere hari ibintu bibanza kukubaho, ubwo depression, ibyo bintu byose, ubwo buntu bukubaho, ukumva nyine ntiwishimye, ukumva urashaka gutaha, ukumva wakumbuye, ukumva hari ibintu wamisinze wari waramenyereye. Ibyo bintu nimba uri kubicamo cyangwa nyine nimba ari byo uri gucamo aka kanya, ndakumenyesha ko hari igihe kizagera bigashira, ukagira ibintu byinshi bigukipinga busy, nawe utazajya wibonera umwanya, utazajya ubona umwanya wo gukora ibintu byose ku murongo umunsi wose ngo birangize. Kuko njyewe nyine umwanya mutoya mfite wanjye ndawumanaginga. Nk'iyo naruhutse ntagiye mu kazi, nibwo akenshi nkora video za YouTube, nibwo nita ku mwana cyane, nibwo nita ku tuntu two mu rugo, nkareba aho bitameze neza, nkagenda mbikosora ko mba maze iminsi ntahari. Ukagenda nyine umanaginga time yawe, ariko utaragira inshingano nyinshi ngo ugire akazi, ugire umwana, ugire ama staff yo mu rugo ugomba kureberera. Umva umeze nkaho utazi nyine utase nabisobanura gute, umeze nk'ufite isi urimo ariko nayo udasobanutse, uri mu isi ya dairema nyine y'urujijo ukuntu. Ariko nimba uri kubica, ndakumenyesha ko bizagira iherezo, kandi abantu benshi mwabiciyemo, nimubeshye, abantu benshi mwabiciyemo, abantu bararwaye barashize. Uko nyine ushaka kubwira umuntu uti nyamara ufite aka depression, ndikubona umeze nk'ufite depression, akabifata nabi, akumva ko umututsi, ariko depression baho guys, baho. Ikiza no kumenya ko nyine uyifite, cyangwa ukamenya ko utameze neza muri wowe, ukaba wanaganiriza, ukaba wanasanga abaganga bakakuganiriza, nyine bakakugira inama cyangwa bakaguha imiti gufasha. Ariko uradeprima, uretse Imana yonyine idutabara. Ariko ukihagera urumva ntago ari iwacu, ntago ari ahantu wakuriye ngo uvuge ngo societe urayimenyereye, ngo environnement yawe urayimenyereye, ubuzima nyine bwaho urabumenyereye, uradeprima. Kuko inaha nta nubwo basurana cyane, ntabwo basurana, uretse aho muri Croatia ho nabonye bafite umuco mwiza basurana, ariko nkano muri Ireland ntabwo basurana. Niyo umuntu agusuresha nuko abagukunda cyane, kandi ntabwo ashaka kwicara mu rugo rwawe isaha yose, uwo mwanya yawe uguha. Hano bakunda amafaranga kurusha ibindi byose, buri wese ayiruka ari kujya ku shift. So ntabwo basurana, nta bintu byo guhagarara mu nzira ngo bagiye kuvugana amakuru, nukumubona hakurya undi ari hakuno ati hi how are you, nyine mugasuzanya everything's fine yes, ugahita ugenda nyine muhagaze, ntimuganiriye, ntawe uzi staff z'undi, buri wese nyine amenye ibye. Ubwo rero umuntu ugusura aba ari inshuti yawe cyane, kandi ntago nyine bagira umwanya munini cyane wo gusurana. Niyo agusuye nyine aza igihe gitoya agahita ataha. So rero umva ubwo buzima kububamo gutyo, wari wimenyereye ubuzima bw'iwacu mu Rwanda cyangwa se Burundi, uhura n'inshuti zawe mukenjoyinga, mugakora ama birthday party, mugakora ama baby shower, ama bridal shower, ukajya mu bukwe buhoraho, ukajya mu birori ukapfurushye. Ibyo bintu nabyo ubona, niyo mpamvu ugera inaha nyine ukumva wabihiwe. Noneho ugeze ahantu utakuriye, utavukiye, utari kubona abantu nyine umenyereye, mumenyeranye kujyana gutembera iki, ni hahandi nyine wumva bitameze neza, ukumva kabisa umeze nk'wana deprime. Ariko ntawe narenganya, ni ibintu nyine n'urwa buri wese. Nimba uzi kuzaza ejo cyangwa next week cyangwa whatever, aka kantu kazakubaho, niyo wazaza ufite bene wanyu usanze, kazakubaho kubera ko
bene wanyu bamaze kwiyesitara mu buzima, bamaze gufatisha muri ibi bihugu systeme barayumva neza, bazagenda bajye mu kazi, wowe usigare mu rugo kuko ntabwo uzaba ufite uburenganzira bwo kujya mu kazi straight away. So uzategereza uruhushya rwo kuba wakwemererwa no gukora byibuze na kazi kagukipinge busy, otherwise bizakuba kuko nta bintu uzaba ufite bigukipinga busy. Uzareba televiziyo ugereho urambirwa, ujye kuri call n'abantu ugereho urambirwa, n'igihe abantu bazakurambirwa akavuga ati buriya bari kuduhamagara dushaka iki, ndabizi bibaho. So nicaye nagata ariko we reka nzenera abantu udustori tw'ukuntu byari byifashe n'uburyo nabaga merewe. Wenda hari undi nawe uri kubica muri kwibaza ukuntu azabivamo, humura uzabivamo. Nanjye nabivuyemo ubu ndakomeye meze neza, mfite umwana wanjye dukina kuva mu gitondo kugera nijoro, mfite umugabo tuganira mfite inshuti nkeya nyine mba narakoze nubwo tudahana umwanya ngo tubonane kubera ko urumva time aba ari ntoya, mboneka abo bagiye mu kazi cyangwa bakaboneka nanjye nakagiyemo. Ukajya no ku rusengero, ugenda umenya n'ahantu hari insengero, ukajya no ku rusengero nyine ukabona abantu mukaganira muri cyagiye mwagiye. Ariko si insengero za hano basenga iminota ingahe kuko urusengero rwanjye dusenga iyo naruhutse ku cyumweru, ntabwo biba byoroshye kubona day off ku cyumweru. Yari ukora nk'ahantu muri busy mu ma weekends, hari igihe nyine iyo uri umukozi uri strong nka koko. Ndi strong guys, ndakora cyane nyine, nkunda gukora, ntabwo nkunda kuguma mu rugo. Iyo rero uri umukozi uri strong, ntabwo abayobozi baba bakubona, ntabwo yaguha day off muri weekend. Akenshi sinkunda kubona ama days off muri weekend, nyine njya mu kazi. Ariko iyo ngize Imana nkabona day off ku cyumweru, ndagenda nyine nkajya gusenga. Ariko dusenga dutangira saa 4:30 baba batangiye nyine like worship, bitangiye kuramya no guhimbaza, praise and worship, bakaririmba nyine tukaramya. Ni nawo mwanya nkunda ngiye mu rusengero rwose kuko nkunda kuririmba. So rero saa 4:30 baba bitangiye, saa 5 biba byarangiye byose, bari kwakira abashyitsi. Ubwo iyo birangiye bahita bashyiraho ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rikurwa no gutura dutaha saa 6 na umva tuba dutashye. Dutangiye saa 4:30 dusenga isaha 1:30. Iyo batinze ni amasaha 2, saa 6:30 ubundi wanyuma bari gusohoka mu rusengero. Na waba ukicaye mu rusengero uri gukora ikintu, nta mwanya naba bafite pe, baba birukanga. So rero yanga ubwo buzima ngizo story nyine mba nicaye gatirika mze mbatera ubustora. Ariko bijya bigera nyine nkananyazamo gatera abantu du story, bavuga ati n'aba youtubers banjye bankurikira nabo bajya babimenya. Hari igihe waba nkurikira waravuye kuri Facebook kandi wenda niterera abantu du story kuri TikTok, cyangwa uri kuri warambonye uvuye kuri Instagram whatever, cyangwa baragusharinze ukaza hari amastori ukeneye kumva. Niyo mpamvu nicaye ndagatika nze mbatera iyi story. Anyway, I love you so much, muri abantu b'umugisha kuri njye kandi b'umumaro. Mwe mukomeze gusa mukore subscribe, mutere comment, share, mwumve ibyiza biri imbere. Mfite ibintu byinshi nzababwira, byinshi cyane, byinshi. Ariko nyine negereje ko mubanza kuba benshi tukagira community nyinshi cyane turimo. Muraba agaciro kuri njye, muraba ingenzi. Nimba utarakora subscribe, please subscribe, ukore kuri kakazogera ujye tubona ikiganiro vuba vuba na uploadinze, kandi sharinge, liking, wandike comment. Hanyuma abantu bifuza ko hari ikintu wenda nazakoraho ikiganiro, muzacyandike muri comment. Ngiye soma comment zose kuva ku ya mbere kugera ku ya nyuma, ndanazireplayinga. Mfite umwanya ariko ndagerageza ngashaka umwanya nkanyura mu comment nkareba ibintu mwagiye mwandika. So rero ikintu cyose wifuza ko nzakoraho next time ucyandike, nzagenda nkora video ngendeye ku comment twanyu sometime. Yego nanjye nshaka gukora ibyanjye, ariko namwe hari ibyo mwifuza ko mvugaho, muzabyandike ngiye nzabikoraho. So thank you so much, muraba agaciro kuri njyewe, abantu b'umumaro. Mwarakoze kwishyigikira, mwarakoze gukora subscribe. Love you so much.